aka kanya dutanganya ikiganiro utubwira ko urwaye ariko nanone birahura he nuko ejo twabonye bita Dr M nawe bivugwa ko arwaye. Hari n'abamusubiza bamubwira ko ngo yirwaza atashobora kuba yarakoze ibintu bibi akaba ari byo biri kugenda bimugarukamo. Wowe watangiye kurwara ryari, urwaye iki? Hari ibintu ndi kugenda mbona neza umuntu none ukabona ko ari bwadahari. Yego. Ubundi guri kugenda akira ko Vava dahari rwose. Hari amabanga menshi ya Vava ufite abitsa aho mukorera, nicyo kintu cyanzinduye. Yego. Ayo mabanga, amwe muri ayo mabanga ntayahe? Vava twarahuye. Sibyo nayo nturuka mu cyaro ahantu hakennye pe. Uturuka hehe? Nagiye kumwishyura studio ahantu dukora Dore Imbogo. No wishyura ndirimbo bita Dore Imbogo? Yego. Ngiye muntu twabashije guhuza ajaruzi nabaga mfite nuko hari kubona ko undi muntu undusha ubushobozi agafata Vava akamushyira ku rwego ntari kubasha kumushyiraho. Aka kanya rero uwo bita Dr M wavufatwa nk'umukunzi we ararwaye, amerewe nabi. Hari n'abantu bahise bavuga ati buriya wabona ari wa musore wamurose. Arwajwe n'imirimo mibi yakoze. Iriya cana buriya ninjye wayifunguye bwa mbere turi kumwe na Samu Gakire. None rero haje umujura w'umutima mpora mbivuga, akinisha umutima w'umuntu yitwaje urukundo ariko ari muri business mu bucuruzi. Bamwoherezaga amafaranga kubera ko Vava byasabaga abari kumwe n'umuntu bizerana. Bamwohereza amafaranga tutahemu ibyo yakoreshaga, murabizi byagiye bigaragara. Ese amafaranga byasabaga ko ari kumwe n'umuntu bizerana, Vava garazi ko bara amafaranga. Yarizeye igisambo nyine. Nose wowe kubizi ibisambo ngo Dr Yamusi wamugiraga ishyari buriya. Natangiye kumwanga nkimara kubona cano ya Vava bayihaye gasopo ko yasizeho ibihangano bitari ibyiwe. Wajya hariya ku mbuga ukavuga ngo ufite n'abana ngo babiri. Nose iryo ni ikosa kugira abana. Ubu wumva uri proud yo kwanga Dr M uramwanga. Nyuma yaho Dr M nanakira azakosora amwe mu makosa yakoze kuko imitima y'abakobwa iroroshye. Tubaga Imana twaje kumenya amakuru yuko afite abana babiri. Wowe wari usanzwe ubizi ko afite abana babiri? Ibyo bintu nari nsanzwe mbizi. Dikaba ryari naryo banga rikomeye ntari nemereye kuvuga kuri Vava. Ugiye gute wowe kugira ngo ko afite abana babiri byagenze bite? None Vava akurikije kuntu azi umuryango wiwe hari uburyo yankunze, bakanabitangaza ko yankunze. Ahamagara marene we uri mu Bufaransa wamufashaga. Nimba twari dusanga tuzo bita Dr M. Okay, twavuga ko wenda uvuga ngo wakundanye na Vava ariko nta kintu bigaragara ko wamumariye muri rusange. Mureke sinzongere kuvuga Dore Imbogo mu matwi yanjye. Ndahita nsaba buri muntu wese ushobora kuba afite igihangano cya Dore Imbogo agikureho kuko uwabikoze muri kumutuka. Niba yaramufashije, niba yaramutabarije atari business. Yes, reka nongeye mbahereza ikaze abakunzi ba Slim Jesus TV, nanjye mbasambifuriza komeza kugubwa neza aho muri mwese. Hano turi muri za Gisozi aho tuje kureba umusore mwamubonye ku mbuga nkoranyambaga, mwanamubonye ubwo twari turi guherekeza aho bita Vava Valentina cyangwa se Dore Imbogo ku munsi aho yari yitabye Imana muri kuno kwezi kwa karindwi. Ndavuga ubwo no kwezi gushize. So ubwo rero bari kumushyingura, haje kuboneka umusore avuga ati yabitse amabanga ye akomeye cyane. Avuga ko kandi muri ayo mabanga afite ari umukunzi we wa nyawe, ndetse kandi hari amabanga amwe namwe afite ahantu aba. Uyu munsi rero tugiye kuba twamureba turebe ese bimeze bite, turebe nayahe mabanga afite ahishe akomeye ya Valentina nk'uko yabivuze. Ese ni ibiki aduhishe? Turaza kuba twaganira nawe. Reka dukomeze tugendane. Murabona ko tuje kuba twahagera ngo turebe. Murabona hudu mbanjemo ni hudu navuga ko zitoroshye bya danje. Ejya imbere gutyo tugenda hudu mwanje. Murabona ko ni hudu nyine zitoroshye bya danje nyine mu nce za hano za Gisozi. Nje kureba uwo musore ukiri muto cyane nawe. Hari n'ibiganiro byajya bitambuka navuga ati njyewe mfite ibyo nzafasha uriya mwana we, ndetse kandi we anahishura ko we yarazi ko Valentina we afite abana birumva ko, ndetse kandi anavuga ko we bari banaziranye n'imiryango. Urumva rero tugiye kuba twamugeraho tugane, ni byinshi turi buze kuba twagana. Nuze gucikanwa n'iki kiganiro, mwibutse kugira ngo ukomeze udukurikirane kugira ngo utazigera ucikwa n'ibyiza byinshi duhora tubageza uko bwije n'uko bukeye.
Yes, murabibona rero turahageze aho nababwiraga tugeze kuri wa musore ni hano bari aho aba yibereye muri studio ari gukora ibintu bye. Tukaba tugiye kuba turaganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Reka nguhereze ikaze. Murakoze. Meze neza? Meze neza nubwo ndwayemo ariko ndumva neza. Umeze neza nubwo urwayemo ariko urumva umeze neza. Urwaye iki kandi? Urebye hari ukuntu nagiye soma message abanyarwanda bakanduka kuko batazi ukuri bamfata nk'umunyabinyoma. None nkanjye wifitemo ukuri kumva ko abantu batazi ukuri kwa nyako ni ikibazo kuri nge mpita numva navuye muri mood kuko mba mvuga ukuri buri kimwe cyose. Nuko ngo nibyo byatumye urwara ibyo abantu bavuze. Hari ukuntu nyine numva nataye icyizere abantu bazi ko ndi umuntu mubi ubu nkumva nyine navuye muri mood gusa ngerageza gukomeza ibikorwa. Aka kanya dutanganya ikiganiro utubwira ko urwaye ariko nanone birahura he nuko ejo twabonye bita Dr. M nawe bivugwa ko arwaye. Birashoboka cyane kuko ari ibintu byinshi bigenda bigaruka ku muntu akaba ari bwo yibuka neza. Hariya urebye hari abatari barabyemera, hari ukuntu umuntu aba atariyakira, ariko buriya iyo hashize igihe uri kugenda ubura ibintu wari uziho umuntu, hari ukuntu ucika intege. Bigomba gufata nk'ukwezi, icyo cyo nticyabura, umuntu acika intege iyo yabuze umuntu we. Okay. Utanye n'undi uvuga ko abantu bagiye bapinga ibyo uvuga sibyo? Abantu n'ubundi ntabwo ari buze kuvuga ati uyu mutipe se koko utangiye kumva ngo Dr. M avuze ngo yarwaye nawe akivugisha ngo ararwaye, kuko dutangiye ikiganiro binyibwirira ntabwo meze neza. None se ubizi ko Dr. M arwaye? Yego nari mbizi, narabibonye. Hari n'abamusubiza bamubwira ko ngo yirwaza atashobora kuba yarakoze ibintu bibi, akaba ari byo biri kugenda bimugarukamo, ya magambo nyine y'abantu acicibikana umunsi ku munsi. Ibyo mba nabibonye. Yego. Hari abagenda bamubwira ko yirwajije. None se nyuma kubona ko Dr. M arwaye nawe wahise urwara koko? Ntabwo ariko nabibonye. Buriya kurwara k'umuntu biba mu mubiri. Turatekereza nyuma y'itangazamakuru twirirwamo, iyo uryamye uri wenyine hari ibintu utekerezaho. Urabizi pe, umuntu hari ukuntu ashobora kuba ari mu gikundi ikabona nyine abantu n'ikigari ibintu byinshi biri kuvugwa, ariko iyo ufashe akanya gatoya ukaba uri ahantu wenyine uryamye, hari ibintu ugenda wibuka ku muntu ku byo wari umuziho. Urabona vava inkuru iricyari inkuru, abantu baracyavugaho ibintu byinshi. Rero iyo ibyo bintu bitekerejeho wowe uzi umuntu nyirizina ntabwo wamera neza. Okay. Niyo mpamvu ni ukuvuga ngo nawe ufite wowe watangiye kurwara ryari, urwaye iki? Ni ukuvuga ngo urabona haciye icyumweru n'iminsi 2, none ni kuwa kabiri, hari kuwa mbere, ubwo ni icyumweru n'iminsi 2 kiri inkuru kuwa gatandatu. Urumva ko byange bikunde hari ibintu ndi kugenda mbona neza umuntu none ukabona ko ari bwadahari. Yego. Ubundi uri kugenda wakira ko vava adahari rwose. Uheruka kuvugana na mama we? Ntabwo twari turavugana, na nimero ntabwo ziri gucamo mu minsi. Akira tugurane afata imikoro. Uranyibwire uheruka kuvugana na mama we? Narabahamagaye narababuze, nimero ntabwo ziri gucamo. Umwana we ubwo n'umwana vava nawe makuru heruka? Ntawe mperuka, ariko kubera ko Samu hari gahunda dufitanye yo kujya kubasura, ngomba kumenya amakuru nko ku cyumweru, ngomba kubasura. Okay. Ubu ngubu hano twabase muri studio yanyu aho mukorera sibyo? Ariko none ndashaka ko waratubwiye ngo hari ibintu, ngo hari amabanga menshi ya vava ufite abitsa aho mukorera. Nicyo kintu cyanzinduye. Yego. Ayo mabanga, amwe muri ayo mabanga nayaye? By'umwihariko b'abantu batarasobanukirwa ko ngewe nyirizina uhagaze aha ari ngewe wavuze ibyo mpagazeho, ntari nabitumwe. Bajye mu ndirimbo enye twakoreye vava, uhereye ku ndirimbo yitwa Umugisha aririmbe The Ben, murambonamo mu mashusho.
biratangaje kumva umuntu avuga ati ndi gufatira hiti ku muntu kandi nari mfite umwanya mwiza indirimbo yamumenyekanishije indirimbo yatumye bamenya nyirimo mu mashusho ahubwo sinzi impamvu mutari gufata ishusho yanjye muri kubona nonaha ngo muyisanishe n'ibikorwa nakoze indirimbo umugisha The Ben nyirimo mu mashusho yayo indirimbo yitwa imihigo yakunzwe cyane indirimbo yitwa ingoma murebe mu mashusho murambonamo niyo mpamvu ntabwo ndi gutwika nari mfite umwanya mwiza gihari kujya mu itangazamakuru ngatwika kuko nageze mu ndirimbo y'umustar Vava n'umustar abantu baba bamukunze yakiba ariyo ntego yanjye mba naraje nkuko n'abandi babikoze ariko ngiyewe mfite ibikorwa bisumba amagambo yego ndagira ngo nibutse abanyarwanda ko iyi Studio Public Record kugira ibeho igitekerezo nagihawe na Vava ayo namwe mu mabanga ndi kugenda nkubwira Vava nabwo igitekerezo cyo gushinga studio yego cyagenze bite Vava twarahuye sibyo nayo nturuka mu cyaro ahantu hakennye pe uturuka hehe nuruka Rusizi yego hafi y'Nyamasheke hafi yo kwa Vava ni Rusizi Bugarama hafi ya Simirwa yego urumva ko Vava twarahuye bwa mbere hari ukuntu nyine ya kompoza gukumva ko afite vibe ashaka kuririmba kandi akanasetsa cyane nza kumubona ko rero ari umuntu ufatika ndamubaza ati se Vava niki kikugora kugira ube waba umuhanzi ati ngiye mbonye nka studio nkajya nkorera mu indirimbo byaba birenze bwa mbere nta bushobozi nari mfite gusa ubwo kwishyura studio nari mbufite kuko nari nsanzwe mba muri iki kibuga cy'abahanzi hari ibikorwa byinshi nagiye nkora nka guard director twarakoranye ari nge mu designer mu ndirimbo yagiye akora zanamenyekanye ndi kujya mbasobanurire ko ntaje gufatira hiti hano igihe gihagije narakibonye cyo kujya mu muziki nyarwanda kugira mumenye ariko ntabwo cyari cyo gihe gusa navuze kuko nabonaga ari wo munsi wa nyuma wo kuvuga ibikorwa bya Vava nuko artizo ndi umu designer hari amavideo menshi ngenda nkora abanyarwanda bakunda nahawemo ibiraka ndi umu designer ntunganya ubwiza bw'ibintu nyine nk'ibyo abantu bakoresha mu rugo nk'imitako ubwo rero kuri icyo gihe mpura na Vava nagiye kumwishyura studio ahantu dukora Dore Imbogo numvaga nyine ari ibintu biraho nta hiti nabibonaga muto no wishyura ndirimbo bita Dore Imbogo yego ntabwo nari bwagiye studio abandi bahise bamufata yahise agira boss wamufashije bari ngombwa ko twamamaza restaurant yiwe nta kibazo boss wa Gift hari mu mujyi niwe wahise umufata muri iyo minsi nari umuntu usanzwe nta bushobozi nari mfite ushaka ko twinjira mu mateka uhura na Vava bwa mbere mwahuriye he Vava bwa mbere yahamagawe n'umushuti wanjye bita Binovia yego Binovia nawe yari afite studio yego ubwo nawe ashobora kuba yari yamutekerejeho ariko nta gikorwa na kimwe bigeze bakorana nuko Vava twahuriye aho hantu turaganira amaraso yahise akururana kavukire ubuzima bwacu dufitanye n'ubuzima bwiza nta kuvuga ngo habayeho guhisha umuntu ubushobozi nari mfite nibwo neretse Vava nawe ubushobozi yari afite nibwo yanyeretse mutabashije kumenya kuri kamera nuko icyo gihe muhura atarasohora indirimbo Vava indirimbo imaze gusohoka no wamwishyuye Dore Imbogo yego yayikoreye muri studio twayikoreye muri Big Home Music yego wayishyanga nayo studio ntiyari bwamamare y'amafaranga make ya 40,000 studio ntabwo yari bwamamare gusa video ni ndayishyuye byose ni ngewe icyo gihe wakora hari umugabo nyuma yaho waje kuyikunda bakora indi remix yayo icyo gihe n'ubu ngiye nari umubaji mu Gakinjiro ka Gisozi kugera aho uwo bita Vava yageze aho tukabona asa nk'utagikora umuziki akamara igihe kinatokora byari byaragenze bito byari byaratewe n'iki icyo gihe n'ubushobozi bwabayeho abamufashe hari ukuntu sinzi imitekerezo y'umuntu ntago bakomejanyije
yego ariko nyuma yaho twaraganiriye ese ko mbona abantu baba bagukunze kubera iki utari gukora ambwira ko afite ikibazo cya studio ahantu ashobora kuba yisanzuye ati njyewe hari ukuntu ngera mu studio amwe namwe bagashaka ngo nkore ibyo bashaka kandi ngiye sinabyemera Vava iyo utamurekaga ngo yisanzure ari codinge uko abyumva ntabwo mwakoraga indirimbo njye muntu twabashije guhuza ahita ambwira ndamaze ese umuntu akoze studio ya hari icyo byatanga ati yego nase ngura ibyuma bya studio shinga Public Records indirimbo ya mbere ni Vava ayikoze umugisha ya The Ben urayikoze mukoze indirimbo ya mbere ndayikoze bona abantu babonye ko Vava yagarutse twita turi coding indi yitwa Ingoma ije irahatwika koko Vava baza bamukunda bagiye badutumira mu biganiro byinshi ku mateleviziyo tukajyana mwumve ko Artizo atari rutwitse nari mfite umwanya mwiza wo kwifotoreza kuri Vava wo kuposting ibintu byose twagiranye ariko ntabwo gahunda kwa kugira ngo dutwike nuko mwaje gutandukana mute rero nyuma yaho twagiye dukora ibitaramo bitandukanye no kuri Bonane twakoranye igitaramo nicyo cya nyuma giheruka Vava kuntu twatandukanye ntabwo habayeho ngo gutandukana ngo abantu ngo barekanye gukorana oya tuba dufitanye umubano wo kumwemerera akajya hashaka none bariya ahantu yagiye muri Big Town bo babonye ko ibintu bikaze baravuga uti Vava kadumukoreshe indirimbo ikintu kiri bukwemeze neza ko Vava hariya yari ari mu kazi hari ahantu yari agiye gukorera muri studio kari akazi kuko uko yajyaga ku kiganiro ko batangiye kuri codinga yarabyishyurirwaga hari amafaranga bamugeneraga urumva babemo bagucuruza ntago kwari ukumufasha ntago mpamya ko rwari urukundo rwa kugira ngo Big Town imenyekane ariko Vava twaraganiraga nyuma yuko yari ari muri ibyo ngibyo ndi umuntu utagira rwa sereri ibintu nzi yuko ari Imana ibitanga yego gusa nagenaga ibyinshi iyo yajya gusohora indirimbo yambwiraga ko agiye gusohora indirimbo ibyo nabaga mbizi nta jaruzi nabaga mfite ngize amahirwe nuko hari kubona undi muntu undusha ubushobozi agafata Vava akamushyira ku rwego ntari kubasha kumushyiraho ibyo bintu byari kunshimisha cyane kuko byari kuzangarukira mu mubano twari dufitanye aka kanya rero uwo bita Dr. M wafatwaga nk'umukunzi we ararwaye amerewe nabi nabonye ariko ejo babipostinze abantu benshi babyamamaza hanyuma hari abantu akase nawe yarozwe cyangwa iki sibyo hari n'abantu bahise bagati bure wabona ari wa musore wamuroze ese kuko nibyo arwajwe n'imirimo mibi yakoze kuko ukuri yaduhaye ntabwo ariko yakoresheje mu bikorwa niba uri gushaka kuzamura Vava niba ari umukunzi wawe kuki umukorera indirimbo ukayishyira kuri channel yawe ntubimubwire yayishyira kuri ya channel yiwe iri ya channel buriya ninjye wayifunguye bwa mbere turi kumwe na Sam Gakire hajyaho indirimbo yiwe nakoze Vava baramumenya Vava atanga ikizere mu Rwanda none rero haje umujura w'umutima mpora mbivuga akinisha umutima w'umuntu yitwaje urukundo ariko ari muri business mu bucuruzi ibyo bintu rero nta na rimwe umunyabyaha atazabizira agomba kumva umusonga w'icyaha ngo aka kanya ngo ibikorwa bibi yakoze nyine ibikorwa se bibi uvuga yakoze ni ibyo ngibyo kuba ngo wenda yaramufasha yarapostinze indirimbo ye biriya byo ntekeza ko atari ukuvuga ntabwo ari ibyo bibi gusa hari uburyo yashatse gucuruzamo Vava ndabizi neza ko bamwoherezaga amafaranga kubera ko Vava byasabaga abari kumwe n'umuntu bizerana bamwohereza amafaranga tuhitahemo ibyo yakoreshaga murabizi byagiye bigaragara ese amafaranga byasaga ko ari kumwe n'umuntu bizerana Vava ntabwo arazi kubara amafaranga Vava yarazi kubara amafaranga ariko wa mutima agira w'urukundo muranshimangira Vava yumweretse urukundo nawe ahita kwizera yarizeye igisambo nyine nose wowe kubizi ibisambo
biba bifite amagambo menshi biturishisha mu mitima kugira na Vava nuko yagendeye muri icyo Kigali nyine yumva ko ari kumwe n'umuntu mwiza ariko umuntu utari mwiza ibikorwa yagaragaje nibyo kumuryarya mu mafaranga muri ibyo byose nta hantu nahera ishyigikira ko Dr M yari umukunzi wa Vava ngo ku buryo ngo yaba yarwaye wapi ntago ariko bimeze ngo Dr M se wamugiraga ishyari buriya natangiye kumwanga nkimara kubona cano ya Vava bayihaye Gasopo ko yasizeho ibihangano bitari ibyiwe nahise ntangira nyine kumwanga numva ko atari umwana mwiza kubona umuntu azi imbere rasta uje mu muziki uri gukora umuziki ariko urateshutse nanone ugiye imbere y'abantu umuntu waguhaye ibanga abantu bagiye batekereza ko umuntu yaguhaye ibanga arakubwira murakundana nyuma yaho umenya amakuru yiwe naho yaba atari meza wajya hariya ku mbuga ukavuga ngo ufite n'abana ngo babiri iryo ni ikosa kugira abana ntabwo ari ikosa urumva ko nyine igisambo dusubiye inyuma mu bikorwa n'ama interview yabayeho ubucuruzi bwarakozwe ku izina rya Vava ukuvuga ngo ubwo Dr M ubu wumva uri proud yo kuvuga ngo Dr M uramwanga ntabwo bishobora gukomera ngo wenda ngo namwanga naba ngiye guta umwanya ariko nanone ntabwo byankundira ko mfata ku mutima ngo simbabare wenda na kuvuga nshobora gufata ku munwa none hasi nongere kuvuga ariko ku mutima umuntu abababaye ariko nyuma yaho Dr M nanakira azakosora amwe mu makosa yakoze kuko imitima y'abakobwa iroroshye hanyuma ubwo Twagimana twaje kumenya amakuru yuko afite abana babiri wowe wari usanzwe ubizi ko afite abana babiri ibyo bintu nari nsanzwe mbizi rikaba ryari naryo banga rikomeye ntari nemerewe kuvuga kuri Vava ugiye gute wowe kugira ngo ko afite abana babiri byagenze bite hari ubwo twavuganye akajya anshimira cyane uburyo nitwara mu bantu bose tubana nta mutima mubi twasangira tugasangira ubusa nyine twasangiraga ubusa twese kuko sinavuga ngo nari mfite ubushobozi buhagije na n'ubu ntabwo mfite ubushobozi buhagije ariko ndi wa muntu abantu bikundira bazi ko muri bike naba mfite twabisangira n'abandi nta mutima mubi rero ariko zo kumva yaba abana n'umuryango urenga abantu 8 ntabwo ari uko mfite ubushobozi ahubwo hari ikintu njya nshimangira ko nta mukene utatanga nta n'umukire utakakira ibyo nanone bagiye babisobanukirwa hari abanditse ngo afite iki se wenga azafasha abo bana ababifite nibabigaragaza nzakora bike nshoboye ngaragaze ko nyine nta mutima mubi tu ubushobozi ndabufite ntabwo mbusaba please mfite akazi nkora kanyemerera kubaho nta kibazo studio yakinjiza amafaranga Imana yatanze umugisha ubuzima bugahinduka ntabwo nje gusabiriza none uwo bita Vava akimara nuko ngo uwo ufungura studio niwe muhanzi wa mbere wakiriye muri rebo yawe niwe muhanzi wa mbere nakiriye muri rebo yanjye abandi bazanye abandi urumva nahise nshaka umuproducer araza ariko uwo producer ntabwo gukundana kaje gute turabigiraho nari uwo producer ntabwo yari permanent muri studio ku buryo yari kuhaguma gusa nyine nifuza ko abanyarwanda bumva ibihangano byiza mwarabikunze muravuga uti wow Vava baye umuhanzi byari biri kuza namushakiraga umuntu umushoboye none ikintu rero kijyanye n'urukundo ntabwo ari kuvuga ngo twari buzakora ubukwe ntabwo ariko byagaragaraga ariko Vava we hari ukuntu yampamagaraga kambaza ese ugira umugore nkambwira ati ntawe ati disi hari ukuntu njya mbona ugira umutima mwiza ese abo bantu bose nibo batunze nkambwira ati ntabwo ari njyewe ubatunze bibeshejeho nta kibazo twese turafashanya Vava akaguma agenda muri ubwo buryo ashaka kumenya se nshobora gukundana nari mfite dread muzazibona mu ndirimbo umugisha ninjye wagitingamo nambaye ikoti ry'umweru nari mfite dread noneho Vava akurikije kuntu azi umuryango wiwe navuga ko hari uburyo yankunze
yanagiye abwira umuryango we ko afite umuntu uri kumufasha iwabo bamenya batanze arababwira uti rwose nta kintu ajya anyishyuza muri we atangira kwibaza ati ese nkundanye n'umuntu ufite dread yaba ameze gute baba nkamubwira ati ese mu bikorwa nkora urabona dread zihagarariye ibihe bikorwa Vava agatangira byumva gutyo akagisha inama natanga urugero kuri Sam Gakire niwe muntu wari w'umunyamabanga wa Vava yari yahaye cano yiwe akamugisha inama subira muhungu kari umwana mwiza ariko kaba afite dread mwazamugira inama akazikuraho kashobora gukundwa n'umukobwa mwiza gutya na gutya akanabitangaza ko yankunze ahamagara marene we uri mu Bufaransa wamufashaga aramusobanurira ati rero uriya musore umfasha umwana mwiza n'umwana mwiza atese kunjya numva ndakunda abantu ba dread wangiriye ihe nama yaramusubije ati uzi ko abantu ba dread inaha ari bo bakunzwe amugira iyo nama Vava nkabaho mbizi ubundi ikintu cyabiteraga Vava ni imirimo myiza nabaga nakoze ubundi iyo umuntu yakoze imirimo myiza aba agomba gushimwa nta mpamvu yo kumukunda hari aho twaganiriye arambwira ati ese wakunda umufiyemeri yarari kumbaza arambwira ati ese ufite abana bwa mbere arahakana atoya ati nta bana afite ariko nyine ni ukugira numve tu arambwira ati yego nanjye ubwanjye ntabwo navukiye mu muryango ngo undere bihagije ndemera ko umwana wese wakuze nta mpamvu ko ntabwo ibyo nabihora umuntu ngo yarabyaye ngo n'umufiyemeri njye twakundana nta kibazo subiza muri ubwo buryo gusa ntabwo nari nzi ko wenda nsubije Vava ariko nyuma yaho nyine byagiye bigaragara tugatemberana yakunze kungeza mu nshuti ziwe n'amaguru hatari kamera ntahigerera tugatemberana ariko nta kwipresenta kwabaga kurimo yavugaga ko uyu ari producer ari we unkorera indirimbo urukundo rero nashimangiye ibyo bikorwa byose byakorwaga mu rukundo mu mubano mwiza sinzi niba n'umufana wa Vava afite irindi jambo yakoresha ritari kuvuga ngo Vava naramukundaga icyo jambo ndarikoresha cyane kuko nta bikorwa bibi nigeze mbona igihe yari ari kumwe nanjye ku buryo Vava wamutera ibuye niyo mpamvu nemeye gusigasira inganzo ya Vava wenda mu gihugu hazabeho ko habayeho umuhanzi akitwa Dorimbogo bibaye n'umugani mfite n'ubushobozi nakandika igitabo abana bakajya bagisoma bakajya bareba ziriya nkuru za Vava twaramukunze yashimishaga abantu bikabaho sinzi impamvu abanditsi basigaye bareberera abahanzi bakagenda gutyo ntasigare ibintu twajya tubibukaho rero nkanjye uri gutekereza kuri Vava mu rukundo nakunze ibikorwa byiwe ngomba kurushimangira nzahora nibutsa abanyarwanda ibihangano bya Vava habayeho Vava mu bizirikane niyo mpamvu ubu tuvugana namaze gutegura igitaramo cyo gukusanya inkunga ku bantu bafite umutima gushyigikira Vava bwa mbere nateguye ahantu twakoreye igitaramo bwa nyuma turi kumwe na Vava Dorimbogo cyo gihe kwari kwishyuza amafaranga abantu baraje barishyura none ndaza kuba igitaramo cy'ubuntu bagikoreye ni mu Gakinjiro ka Gisozi ni ku Gisozi niho tuzaba turi igitaramo azaba ari ubuntu tuzaba dufite abahanzi babizi neza bahamya ko ngewe nafashije Dorimbogo nka Joes nka Fera Music abo n'abantu twakuranye babizi cyane ko Vava ahantu babaga bari twagerageza niba ari igikorwa tugafasha tukisanisha n'abahanzi bagenzi bacu ubwo abahanzi bafite icyiza bazi kuri Vava bazaze rwose nta bushobozi buhagije mfite ngo ntegure muri arena gusa nabyo nzabikora nuko aka kanya abantu bazikomeza bavuga bati urimo uragumya ubyaza umusaruro urupfu rwa Vava abantu bavuga bati ni agashinyaguro bati wamureka akiruhukira cyane ko ari we muntu nimba twari dusanga tuzo bita Dr. M twavuga ko wenda uvuga ngo wakundanye na Vava ariko nta kintu bigaragara ko wamumariye muri rusange yego ntabwo bigaragarira abantu ariko birahari nibashaka ko mbibibutsa banyemereye tujye mu kuri mbibibutse tugaruke kuri kara kantu k'umwana sibyo we akubwira ko afite abana babiri yigeze akubwira n'amazina yabo se
cyangwa imyaka bafite? Amazina ntabwo nari nyazi, imyaka uwo narinzi ni umwe wabashaga no kuvugira kuri telefone. Kubera ko undi ntabwo arererwa mu rugo kwa Vava. Afite ahandi ari bamufasha, niyo mpamvu atagaragaye. Okay, nuko gahunda zimeze. Okay, uravuze ngo nidushaka tubibutse, ngareka tubibutse nyine ibyo ngibyo ibintu bigaragaza ko ikintu amumarira. Kakajwi muramuzi, ni umuntu ugaragara hano cyane akagenda avuga ku byo ari kureba. Kakajwi twamukorera indirimbo muri Public Record, yari yaririmbye akantu banzuye hayo waneye, yabwiraga abanyamakosa bakosora bataritokora imigogo iri mu maso yabo. Yavuga ngo duharure inzira. Iyo ndirimbo narayikoze, nafashe sound yiwe turayikora, turanje tumumenyesha ko dufite na Vava muri iyo ndirimbo, dushyiramo Vava na Lucky Fire. Muri uyo minsi twari dukorana indirimbo ya Lucky Fire na Vava. Kakajwi yarabishimye cyane, gusa nubwo yakasemo Public Record, sinzi ikibazo abantu bafitanye no kwamamariza abantu babahaye bo bakabima, sinzi ikibazo gihari. Niba nakunze igihangano cyawe nkagukorera indirimbo ngabuza n'amajwi yawe, byanga bikunde hari ibyo ndi kubona byiza uri guha abanyarwanda, ntabwo uri umunyamakosa. Mujye mugerageza, arabizi yanabisobanura. Public Record abakifite ako kajambo kunda kwamamaza cyane buriya. Nta shyari ngira, ibintu bibaye bihari twabitanga. Nta kibazo no kunyine kwamamaza, nuko uba uri kwamamaza ibintu byawe nta n'ibindi. Usungu wafata umwe ukamamaza n'ibindi bintu bitari ibyawe, bitewe n'ukuntu uri kuvuga studio yawe inshuro nyinshi zishoboka. Yego, niba Public Record nta kintu yakoze, muzayicira urubanza. Niba nta kintu yafashije kuri Vava, mwese niyo yakundanaga na Vava studio, ibikorwa niba Isaac ndi hano Artizo, nkaba ntari kujya ntaragiye mu itangazamakuru ngo mvuge Artizo, nkavuga studio. Byange bikunde navugaga ibikorwa, nkavuga n'umuntu ahakorera. Noneho rero ntago ari gitangaza ko none hanjye nakizira nyirubwite nkaririmba, kuko ndi umwanditsi ndaririmba. Nta mpamvu yuko ntaza ngo mbivuge, ngaragaze neza ko wa muhanzi atagiye kuzima. Nanjye nzakora mu nganzo, dukomeze dushyigikire ubuhanzi nyarwanda. Ese ubu ngomaje kugira muri Reba bambwiye ko ufitemo abahanzi bagera ku 8. Nimbo ziri hano hanze zamenyekanye zitari za Vava nizi? Ntabwo twari turazimenyekanisha cyane, ariko zirahari. N'ubundi ziri kuri channel ya Public Records. Izo ndirimbo niho ziri, bagende bazumve, baragenda babonamo buri muhanzi uri muri Rebo. Harimo Last Born, baramuzi, yararirimbye cyane, nawe ndashaka kumubahereza muri iyi minsi. Ubwo ni ukuvuga ngo kubera ko Vava adahari, ngiye gushaka ikindi gikoko niyo yaba intare, nanjye nkigabe mu mujyi mbereke ko turi gukora. Yego. Igihombo wavuga mwagize muri studio yanyu kubera Vava ni nk'ikihe? Mbere na mbere ibikorwa byose twagomba gukorera Vava byagomba kwitirirwa twebwe. Hajemo agatotsi, turugira igihombo cyane. Habayeho competition, buri wese ashaka ingingo yatuma yiharira Vava. Birakunda ko urukundo ni ikintu cya mbere guhariye umutima w'umuntu. Ubwo rero twagize igihombo kuba hari ibihangano bya Vava biri hanze bitari hano kugira ngo tubibungabunge. Ndi umwanditsi w'amateka, ndi umusizi, ntabwo nshobora kwemera ko inganzo y'umuntu izima. Niba Basipiriyani tubibuka kuko bakoze ibikorwa byiza, reka twibuke na Dore Imbogo, reka dushyigikire ibihangano byiyo. Ase niba mwumva ko ntacyo byari bimaze, mureke sinzongere kuvuga Dore Imbogo mu matwi yanjye, muze kunsubiza. Ariko icyo genda ahita nsaba buri muntu wese ushobora kuba afite igihangano cya Dore Imbogo agikureho, ubwo ntacyo byamaze, kuko uwabikoze muri kumutuka. Ese kugira ngo Dr. M wisange yagutwaye Vava, ubona yarakurushije iki, yakurushaga iki kugira ngo wisange yamugutwaye burundu? Yandushije akarimi karyoshye. Hari ukuntu utizwa imbaraga
n'ibindi biremwa tutazi, ukagira amagambo aryoshye. Iyo ugiye biremwa bishobora gutiza umuntu imbaraga ubwo birazwi cyane. Ese mwebwe ntago mureba nyine Satani iri kuza mu magambo aryoshye y'abantu yo kubeshya, kuko Satani naza ntabwo azakubwira ngo nje kukwica, azagushukisha amafaranga, nyine bya bintu tuzi Satani akunda nibyo anyuramo. None ibyo bintu yimaje kubyinjiza mu muntu, ashaka umuntu aramubona akarimi karyoshye. None se tugaruka inyuma, Dr. M nyine uvuga ko yari afite Vava, n'uwuhe musaruro ugaragaye atanze? Umusaruro ni muri kuwubona? Yaramufashije igihe yari arwaye, yaramutabarije. Niba yaramufashije, niba yaramutabarije atari business, kuki utabariza umuntu ukajya kuri kamera ukavuga uti nimutabare? Ariko umutabariza hehe? Ibitangazamakuru birahari bitagendana kamera, radiyo twumva n'amatwi abaturage bakabyumva. Ubwo ari kumera nkaho utarigeze umusura arwaye? Ariko kumera nkaho utarigeze umusura arwaye? Nshobora kuba naramusuye, ariko ibintu byose nkaba nari ndi kubireba, kuko niba nshaka ubushobozi n'iwabo baba bakeneye ubundi bushobozi. Ibyo rero ntabwo byari ngombwa ko mpagira, ariko hari abangereyeyo, hari abo nemera ko hari n'ukuntu iyo waba uri umunyakuri cyane batari kukwemerera kugira ahantu Vava ari. Nanjye birashoboka ko batari kunyemerera. Reka tugane ku musozo. Ndumva wasaba imbabazi abantu bakubonye bakavuga bati uyu musore arimo aratwika, arimo arashinyagura. Ndumva wasaba imbabazi abantu bagufashe muri ubwo buryo, ukavuga ati rwose nanjye ubwanjye wenda byari byancitse, ntabwo nari nzi ko bimeze gutya na gutya, ndetse kandi ukanatubwiza ukuri kwa nyuma nimba koko wowe na Vava mwarakundanaga koko. Mbere na mbere reka kambasaba imbabazi, no kuri nimutekereze mbere yo kuvuga, mbere yo kuza gutuke ngo umuntu ngaritizo bo bari gushakira hiti kuri Vava. Banza umenye ni ibihe bikorwa tuziranye na Vava. Impamvu naje ari ahantu nkavuga nanjye umutima rwose wari wandenze, kwari ukugira ngo n'uriya muryango tuwambura amenyo ya rubamba. Abantu baje kubafatiraho inkuru, nibatanga ubushobozi kuri uriya muryango ukeneye gufashwa, nibatanga ubushobozi bareke kuzana ikintu cyose kuri kamera. Ubwo si byo ni ngombwa. Noneho njyewe utari umunyakuri nimureke turebe. None Dr. M w'umunyakuri nazane urukundo kuko yakunze kwa Vava, dukomeze dushyigikire wa muryango wa Vava, nanjye nzane ibyo bintu mvuga bitagaragara, dukompete. Noneho turwanire ku gikorwa, bizaba byiza. Urumva ko tuzaba turi ku murongo wo kuzamura umuryango, tuharwaniye byaba ari byiza kuruta uko twaharwanira mu magambo. Sawa, urakoze, reka mushimire.